Hello, mumeze mute? Natwe turaho turashima Imana, mwe iwanyu mumeze mute? Uyu munsi rero ni kuri ya channel iwacu bikora bite TV, twiga ibimera bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu byo dukora, aho tuva n'aho tujya, kugira ngo dukomeze kwiga ibimera, ubikunda bimufashe mu ndwara zitandukanye za buri munsi, zaba ari amarozi cyangwa zitari amarozi, icyo bita physical cyangwa iziri chemical. Uyu munsi rero tugiye kwiga ikimera mubona imbere yacu, iwanyu mufite uko mucyita, natwe twaje dufite uko tucyita. Iki kimera cy'igiswahili tucyita nyanya ya pori. Kino kimera intobo karemba, umutobotobo, gifite amazina menshi bitewe n'icyo ushaka kugikoresha. Kino kimera ni umuti ukomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amababi afite umumaro, indabo n'imbuto n'imizi yabyo buriya gifite umumaro wabyo. Kuri uyu munsi rero ku bantu bakunda kurwara mu kiziba cy'inda bigafata n'umugongo bikabarya cyane, cyangwa abantu bakunda kuribwa mu gihe cy'imihango birenze ukwemera, uragenda ugafata amababi arindwi yabyo, warangiza ukayasekura, warangiza ugafata inyabarasanya ukarambikamo ku bantu bakunda kurwara mu nda cyane cyane n'uburozi bwo mu nda, ariko bw'ubutegano, bwa burozi bw'ubutegano bujya mu nda. Uyu muti urabafasha cyane kuko ukunda kuvura izo ndwara. Ikindi kino kimera kivura ku bantu bakunda kurwara nk'abana kenshi usanga bafite ubwenge ariko nyuma bugasa nkaho bugenda basa nkaho bababuye, ufata aya mababi ukongeramo icyo bita umuhengeri, wamara gufata ibyo ngibyo ukabisekura ukajya umuha nko mu cyayi, n'ugashamo akabuno k'ikiyiko ukoza agafu, uyu muti wabasha kumufasha mu buzima bwa buri munsi. Ikindi rero intoba yitwa karemba, hariho abantu bakunda kuyikoresha bahagarika ikintu bijyanye n'imvura, agahagarika imvura pe rigiye kugwa nko muri karitsiye cyangwa ahantu, ariko icyo ngicyo ntabwo ari ngombwa kubimenya, ibyo ngibyo bifite uko babikoresha ba nyirabyo. Uyu muti rero ikindi ukunda gukora, ukunda kuwutera nko mu rugo, wirukankana nk'ibitegano baguteze, ibirozi bakunda gutega mu rugo, ugasanga byabatesheje umutwe. Ikindi iki kimera gikora akenshi gikunda gukora ku bantu bakunda kurwara wa muvuduko w'umutegano, umuvuduko w'amaraso w'umutegano, cyangwa bino bimeze nka bya diyabete. Akenshi ugapima umuvuduko usanga wazamutse uri kuri 80, uri kuri 200, mbese udasanga uri kuri 120, cyangwa mbese ugasanga uramanuka ukazamuka ukamanuka. Uyu muti rero uko ubikora, uragenda ugafata bino bibabi byabyo ukongeramo amababi y'indimu n'ay'amapera, ukajya ubirambikamo gusa mu cyayi ugiye kunywa, wanywa agatasi kamwe ku munsi, uko ugenda ubikoresha bigenda bigabanyuka. Uyu muti rero ukora ibintu byinshi cyane mu buzima bw'abantu, hariho nk'umuntu utwara nka moto cyangwa umushoferi, kwa kuntu ushobora gukanagira nk'umushwi w'inkoko cyangwa kwa kuntu umuntu ushobora kwica nk'inyamanza, biriya ni ikintu kirazira cyane cyane cyane. Kuko uwo muziro wabyo rero, uragenda ugafata urubuto rw'aka kantu n'imbuto y'amasaka y'ibara rimwe, ukabinywa ukavuga ati ndigangahuye atazagira umuzimu unkurikirana w'ibi busimba bwabyo, kuko akenshi iyo utabikoze bishobora kukwica burundu ugapfa ukenyutse, cyangwa bikagukenya mu buzima busanzwe. Rero mu bantu mukunda kwiga ibimera
ibyo ngibyo hari ibintu mutajya musobanukirwa bita kirazira. Kirazira ni kirazira. Hariho rero n'ukuntu uba igicibwa mu muryango, abantu bakavuga ngo uzapfa ntacyo wimariye, ngo ntacyo uzipfa wimariye, ngo ntacyo uzimarira. Bantu banjye, abantu nk'abo ngabo bariho benshi cyane kuri iyi si, ugasanga ufite umuvumo mu muryango, cyangwa ugasanga nk'umuntu bamurogeze kuri za nyabigizi iwabo, zamubuje gushaka, zamubuje kubyara, ugasanga muri ubwo buzima akenshi biramuzonga. Ukuntu ubigenza rero, ugiye kwa muganga ugasanga ufite urubyaro muri wowe ariko ntabwo ushobora kubyara, mujye mubanza mwisuzumishe. Kwa muganga nibababwira ko mudafite urubyaro mumenye ko urwo ntarwo, ariko nibakubwira ngo ufite uburyo ushobora kuba wabyara, uburyo tubafasha rero twebwe dufata amababi ya bino bintu tukayasekura, twamara kuyasekura tukongeramo bino bintu bitanu tugiye kubabwira. Ushobora gufata uburo, ugafata sezame, ugafata ibigori, wamara gufata ibigori ugafata n'amasaka n'ifu y'ingano n'ifu ya soya, noneho ukabigisinga ukabifatanya byose. Wowe ufite uwo mugabo ukajya umuhaho kuko bikomeza n'intangangabo. Noneho ku mugore nawe byo akenshi nubwo wari uburwayi bumeze gute, bwaba ari imyuka mibi, kino gihe ibi bintu biragufasha cyane, bigufasha mu buryo bwo gutwita mu buryo bwihuse, no kuri ba bantu bashobora kuba ufite inda yagera mu mezi 2 cyangwa 3 ukabona iyo nda ivamo. Ku bantu bameze gutyo uyu muti uba mwiza cyane, wawifashisha. Ariko kondisiyo ya mbere, igihe wakoresheje ibintu ushaka ku rubyaro, uzirinde kurya amashaza. Amashaza buriya ntago ari meza cyane mu buryo bwo gushaka nk'urubyaro, kuko yari amashaza akenshi ushobora kubuza iyo porotiniti. Iyo porotiniti wari nk'abantu, nk'urugero nk'umugore ushobora nko kubyara, yamara kubyara kwa kuntu wenda umwana abyaye akitaba nk'Imana, aya mashaza ushobora kuyakoresha ugira ngo amabere yawe, amashereka yo kuzajya abasha kwikama. Urumva rero ko amashaza afite izindi mbaraga akoresha, cyangwa ushaka kwirukana nyabingi z'iwanyu bitewe n'ibyo bakuroze, bamaze kurya amashaza nk'icyumweru kimwe bakoresha amababi cyangwa izo mbuto zazo z'ubushaza, kugira ngo ubashe kwivura muri ubwo buryo. Abakunzi banjye rero, iyi miti iriho myinshi cyane. Ushaka umuti aratwandikira kuri imeri, ukaba ko dushaka kuvugana, cyangwa kuri WhatsApp, cyangwa ukampamagara. Nomero yanjye ni 07276838. Igitekerezo, ushaka gutera inkunga ikiganiro, aho muri hose muranadukurikira, kandi igihe wafashijwe umuti ugacamo, mujye mwibuka ko umuti buriya ugira ibyiru, ariko nta kibazo ubishaka nyine nta mpamvu. Rero turabakunda cyane aho muherereye hose, kuko Imana niyo igena, si twe tugena. Hari abantu benshi bagiye basubizwa, ariko igihe tukurangiye umuti ukabona utawubona, duhamagare tubigufashemo. Twe dukorera mu majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Gicumbi, niho kenshi dukunda gukorera, twiga ibimera bitandukanye. Niyo mpamvu usanga hari ibintu byinshi bigiye biboneka kandi bigaragara mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ku bantu rero bakunda gutegwa mu nzira ugenda, cyangwa ukumva nk'ibintu by'ibijwi, ushobora gufata kano gati ugakuraho tuno tuntu tw'inyuma, ukajya ukabika nko mu nzira ugenda, kuko bikumira iyo myuka mibi ishobora kugutangira mu nzira, kugira ngo bikubuza ejo hawe heza. Kuko nyine abantu ntabwo ari beza, ariko mujye menya ko Imana ari igena ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Rero ndabakunda,
mu murere hose, mu byo mukora, aho muva n'aho mugera, Imana ijye ibagura muri byose, Imana ibarinde, ndabakunda cyane.